Mwebwe mwese uko muri aha ni ukuri muri inshuti zanjye kandi z'inkoramutima. Umwami Imana abampera umugisha mwinshi cyane, n'abana banjye Uwiteka abaha umugisha mwinshi kandi utagabanyije. Ibindi turaza kubivugira hariya kuri sale aho tuza gukomereza ikindi cyiciro cya kabiri cy'igikorwa turimo. Namwe mwese muzi, mwagize neza kuba muri kumwe nanjye muri uyu mwanya, kuza kwifatikanya nanjye. Ni ukuri ndashyigikiwe. Umwami Imana abampera umugisha ku bw'umuhate n'urukundo rwinshi no kwitanga. Imana ibaha umugisha mwinshi mwinshi. Ababyeyi nabo ndi kubabona hariya, Imana ibaha umugisha. N'impande zanjye hari ababyeyi. Pasiteri Tojeni Nzahuke nubwo asinziriye akaba aryamye ahangaha, ariko igihe kimwe impanda ya Kristo nivuga kuko yapfuye yizera umwami Yesu, iyo mpanda izamuzura. Ibyo nibyo byiringiro abera dufite, ibyo byiringiro abizera umwami Yesu tugendana. Nimuntware gakeya aho iwanyu ndacumbitse. Mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka. Wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Nzakwamburwa yewe wa mubiri we, ndabizi nawe uzashira. Iwacu mu ijuru sinzongera kubabara. Yewe wasiwe mu ijuru ntabwo uzibukwa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Imana abahereze umugisha, abavandimwe basabiye umugisha, n'inshuti. Mwebwe mwese uko muri aha ni ukuri muri inshuti zanjye kandi z'inkoramutima. Umwami Imana abampera umugisha mwinshi cyane, n'abana banjye Uwiteka abaha umugisha mwinshi kandi utagabanyije. Ibindi turaza kubivugira hariya kuri sale aho tuza gukomereza ikindi cyiciro cya kabiri cy'igikorwa turimo. Namwe mwese muzi, mwagize neza kuba muri kumwe nanjye muri uyu mwanya, kuza kwifatikanya nanjye. Ni ukuri ndashyigikiwe. Umwami Imana abampera umugisha ku bw'umuhate n'urukundo rwinshi no kwitanga. Imana ibaha umugisha mwinshi mwinshi. Ababyeyi nabo ndi kubabona hariya, Imana ibaha umugisha. N'impande zanjye hari ababyeyi. Mwagize neza cyane kumba hafi. Ibindi turabikomeza mu kanya. Murakoze. Ndumva rero yatubikurira n'abana gushyiraho indabo.
natwe tukaza. namwe mwese nizera yuko mwaje ahangaha ku gituro cya Pasiteri Theogene umugaragu w'Imana. Nizera yuko namwe mwagiye mubona ibintu yagiye akora byagiye bitanga umusaruro, byagiye muri gereza yaba batuzi muri bya bindi bitari bifite agaciro bitaheshaga Imana icyubahiro, ariko iyo batubonye ubu ngubu turirimba tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga kugira neza k'Uwiteka, tuvuga gukomera kwayo, Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Rero ndashimira mama Pasiteri Asiya, ndamushimira cyane kuko yarangaburiye, narambaye, agasura karagarutse, n'aka gasura ni ukubera Imana yamukoreyemo mu izina rya Yesu. Ibyo natari narabonye byo kurya nagiye mbibona, yaba ku gasake, yaba ku gafi, yaba ku gafiriti, yaba iki, mwebwe mushobora kubyumva mukumva ni ibintu bisanzwe, ariko n'abana biriraga umusigi, n'abana biriraga ibiryo bya bindi byo muri puberi, babandi biriraga bya biryo byagaze, iyo bageze ku gafiriti n'agasake n'agakoko barashima, bakashima izina ry'Imana. Rero ndashimira uyu muryango cyane uko bimeze ko ariko kose murabona ko Yesu yagize neza. Yesu yahinduye ibihe, Yesu yagize neza, kandi turacyakomeza gushimira izina ry'Imana. Kandi nizera yuko Pasiteri Theogene yajyaga avuga akatubwira ngo bana banjye, bana b'Imana, njyewe mbabatije mu izina rya Data na Pasiteri natoranyijwe n'Imana, ariko ahasigaye ni ahanyu, ukagira ngo mubishyiramo imbaraga, dukomeze twegera Imana, kandi Imana izakora indi mirimo irengeje ibyo yakoze bwa mbere. Mureke tumwakire ubundi dukurikire iyindi gahunda. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Nakoze umukozi w'Imana, ndagira ngo igihe abantu bakegerana n'ubundi iyo turirimba indirimbo ya magana ane mu gushimisha Imana, kugera hano niwe mu kanya n'ubundi turaza gukomeza aza kuyobora gahunda, ariko reka tube turimba iyi ndirimbo ya magana ane mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Twese twebwe abasiganirwa aho twitegeye ururembo tuzadutaha, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose ibiri muri bo, mumenye ibyiza byarwo, mu by'ifabu zirabagirana, urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta ndwara nta byago, urwo rurembo. Ndamo mikrofone. Bagiriwe neza na Yesu, ndashimira Imana. Uyu munsi rero tuje muri iki gikorwa cyo kongera kwibuka Pasiteri Theogene, wari inshuti ya benshi, inshuti y'Abanyarwanda, inshuti umugabo wavugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko cyane agamije gukura abantu bari barabaswe n'ibiyobyabwenge mu muhanda. Rero turashimira Imana ko uyu munsi Imana idushoboje kuboneka hano, tuje kongera kumwibuka no kongera kumuzirikana, cyane ko akiri mu mitima y'abantu benshi kubera ibikorwa byinshi yagiye akora byo gukura abana mu mihanda, kuko ari wowe waturinze iminsi yose yatambutse. Kuko ijambo ryawe ari imbaraga, ijambo ryawe ni indorerwamo, ijambo ryawe rijya risenya ibihome by'umwanzi, ijambo ryawe rijya ryubaka imitima yose yasenyutse, kugira ngo buri wese uri aha ngaha abashe kumva ijambo ryawe ricengere mu mutima we, kandi abashe kureba amenye uko hano kuri iyi si duhari igihwayihwayi, ni akanya gatoya atariho iwacu,
gakondo tuyifite mu bwami bwawe. Niyo mpamvu rero buri wese akwiriye kwibuka mwami, agatekereza ku bw'ubugingo bwe, agatekereza iherezo ryabwo. Fasha rero umukozi wawe umugirire neza, imbaraga zawe zimanukire muri we, duheje imyuka mibi mu izina rya Yesu, ahubwo umwuka wera amanuke tugote hagati muri twebwe. Ngushimiye ko byumvise, icyubahiro n'ikibi cyawe byose mbisabye nizeye mu izina rya Kristo wabambwe. Amen. Pastor arakoze, Imana imumugisha, ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana yo kwinjira muri iki gikorwa cyo kwibuka niyo nshuti Theogene Pasiteri. Hanyuma tujye kwifashisha ijambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 15 umurongo wa 50. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 15 turasoma duhereye ku murongo wa 50. Aravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfiriye, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ndagira ngo twongereho andi magambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho byahishuriwe Yohana turasoma, byahishuriwe Yohana turasoma duhere ku murongo ibice 14 umurongo n'uwa 13. Aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo narishatse kubabwira ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo impanda y'Imana izavuga. Impanda izavuga, ariko ni bandi izavugira? Ni abantu bizeye umwami Yesu, ni abantu bakoze ibyo Yesu ashaka. Impanda izavuga, kandi izavuga koko. Mbamenera ibanga, twese uko turi hano hari abazapfa ariko hari n'abatazapfa. Ab'impanda izasanga batarapfuye, abo bazahindurwa. Aharyamye arasinziriye, ibitotsi asinzire nta wundi uzabikangura usibye Yesu. Niwe wenyine ufite ubwo bushobozi bwo kuzakangura abantu bose basinzire muri ibi bituro bari hano hafi ya bose. Niwe ufite izo mbaraga wenyine. Rero izo mbaraga zizabaho ryari? Zizabaho ubwo impanda y'Imana izabivuze. Pawulo abibwiye Abakorino, aravuga ngo reka mbamenere ibanga. Aravuga ngo nuko bene data, twese ntituzasinzira, ariko abari muri Kristo Yesu bakiriho bazahindurwa, ariko abapfire muri Kristo Yesu bazazurwa, kandi bamara kuzuka bazambara umubiri utabora, kuko uyu nguyu ubora wo uwo munsi uzaba wambitswe undi mubiri wo kutabora. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Mbibutse neza rero, twese uko turi hano hari abazasinzira, hari abazumva impanda bitewe nuko ariko Imana yabigennye. Nongere rero mbibutse neza yuko Pasiteri Theogene Nzahuke nubwo asinziriye akaba aryamye ahangaha, ariko igihe kimwe impanda ya Kristo nivuga kuko yapfuye yizera umwami Yesu, iyo mpanda izamuzura. Ibyo nibyo byiringiro abera dufite, ibyo byiringiro abizera umwami Yesu tugendana. Rero natwe uko turi hano ndabasaba mbinginga muri Kristo Yesu kugira ngo buri wese ajye ahora yiteguye kandi abizi neza yuko ari umushyitsi ndetse n'umwimukira. Bibutse neza ko iwacu ntabwo ari nahangaha, niko Pawulo yandikiye Abafilipi, yarababwiye ngo iwacu si nahangaha. Mu bice 3:20 yaravuze ngo iwacu si nahangaha, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwa zava. Iwacu ro si nahangaha, mujye mubimenya ko twese uko turi ahangaha turabashyitsi ndetse n'abimukira. Cyo mujye mukimenya, kandi buri muntu wese bijye bimubera igitsika mutima. Hanyuma icyo ngicyo kindi nanone, Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14 uhereye ku murongo wa mbere, yavuze amagambo meza. Yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu,
mwizere Imana na Yesu mumwizere. Aravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngiye abadahari mba mbibabwiye, ariko ngo ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Turashimira Yesu nubwo yagiye, ariko nawe yagiye kudutegura aho tuzagira gute yemwe tuzaba. Bivuze rero ngo impanda izavuga, abapfire muri Kristo Yesu bazurwe, n'abazabakiro bahindurwe, hanyuma dusanganira umwami wacu hehe mu kirere. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Irindi jambo twasomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ryavuze amagambo akomeye. Ni ijambo umwuka yavuze cyangwa se Yohana yahishuriwe, yavuze ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rivuga riti uhereye none hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka aravuga ngo ye, ngo waruhuke imiruho n'imihate, ngo kuko imirimo yabo ijyanye n'abigize gute yemwe ibaherekeje. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none turi hano twibuka Pasiteri Theogene, twibuka imirimo ye, twibuka urukundo yakundaga abantu bagiye batandukanye, nk'uko mwene data Eric umuvugabutumwa amaje kubivuga mu buhamya. Abantu bavuga kuri Pasiteri Theogene ni benshi, ariko icyo twebwe tuvuga uyu munsi wa none nuko imirimo myiza ya Pasiteri Theogene niyo turimo twibuka. Nacyo gituma uyu munsi wa none duhagaze hano turibuka ibyiza Pasiteri Theogene yagiye akorera, cyane cyane mu rwego rwo kugenda avana abana ku mihanda bari bishwe n'ibiyobyabwenge. Imana rero ihabwa icyubahiro. N'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo gufasha imfubyi no gufasha abatishoboye no kubakira abantu amazu, ibyo byari ibikorwa bya Pasiteri Theogene, nibyo byarangaga ubuzima bwe. Hanyuma rero buri muntu wese rero azirikane gukora imirimo myiza kuko ari izaduherekeza, ariko kandi nanone n'uwakoze imirimo mibi nawe izamuherekeza. Ariko uyu munsi twebwe turavuga imirimo myiza Pasiteri Theogene yakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusenge rero dushimira Imana, hanyuma nze mbabwire ikindi gikorwa tugiye gukurikizaho. Mana yo mu ijuru turagushimiye, imitima yacu turayikweretse, twe turi hano uyu munsi. Pasiteri Theogene warasinziriye, niba ingibi tuvuga ashobora kuba atabasha kubyumva, ariko twebwe tukiriho tubasha kumva aya magambo. Duhe gukora imirimo myiza, kandi duhe kuzirikana ko natwe igihe kimwe tuzava muri uyu mubiri, natwe tugasinzira, ariko tugasinzirana ibyiringiro by'uko impanda izavuga, kandi impanda izavuga koko. Abapfuye bizeye umwami Yesu bahindurwe, basanganira umwami wacu mu kirere. Natwe abazaba bakiriho duhindurwe, dusanganira umwami wacu Yesu mu kirere. Kandi imirimo myiza uyidushoboze kuyikora kuko ari izaherekeza abera. Ngushimiye yuko ukomeje kubana natwe, kandi igikorwa cy'uyu munsi ukomeze kukibamo. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu. Amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ngira ngo twagize umugisha wo kubona abantu benshi bagiye batandukanye bari hano. Hari n'abandi badutegereje hariya mu Gatsata aho bita kwa Jorome, aho igikorwa nyirizina cyo kuza gufungura iyi fondasiyo yitwa Niyo Nshuti niho kiri bubere. Ni naho turi buze gufata umwanya wo kwakira abantu tuberekana, ariko hano ntabwo byadukundira muri urwo rwego kubera ko dufite gahunda zisa nkaho zirukanka, cyane cyane bitewe n'abantu bafite gahunda zigiye zitandukanye. Hanyuma rero aka kanya turagira ngo twakire mama Pasiteri Asiya kugira ngo abari we utubimburira kubw'ijambo y'abafite n'abantu bafite indabo, hanyuma bazirambika hano hejuru kuri iyi mva. Ibindi dusigaye icyo gikorwa nikirangira turaza kumva ibindi ijambo rindi rikurikiraho. Murakoze. Amen. Imana abahereze umugisha, abavandimwe basabiye umugisha, n'inshuti mwebwe mwese uko muri aha, ni ukuri muri inshuti
zanjye kandi z'inkoramutima. Umwami Imana abampera umugisha mwinshi cyane, n'abana banjye Uwiteka abaha umugisha mwinshi kandi utagabanyije. Ibindi turaza kubivugira hariya kuri sare, aho tuza gukomereza ikindi cyiciro cya kabiri cy'igikorwa turimo. Namwe mwese muzi, mwagize neza kuba muri kumwe nanjye muri uyu mwanya, kuza kwifatikanya nanjye. Ni ukuri ndashyigikiwe. Umwami Imana abampera umugisha ku bw'umuhate n'urukundo rwinshi no kwitanga. Imana ibaha umugisha mwinshi mwinshi. Ababyeyi nabo ndi kubabona hariya, Imana ibaha umugisha. N'impande zanjye hari ababyeyi, mwagize neza cyane kumba hafi. Ibindi turabikomeza mu kanya. Murakoze. Ndumva rero yatubigurira n'abana mu gushyiraho indabo, hanyuma natwe tugira amahoro meza, urupfu n'ibyago n'ubugingo budashira, n'impumyi zigira zabarengera, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengere. murakoze. Hanyuma reka dusabe Kristo asenga Imana, ashimira Imana, asabira iki gikorwa tuvuyemo. Hanyuma turaza kwerekeza mu modokari ziparitse hano, tuze gusaba abafite amamodokari mudufashe kuza gutwara abantu badafite uko bagenda, mubashyire modokari twerekeze hariya mu Gatsata kuri sare aho bita kwa Jorome. Mwese Imana ibaha umugisha. Murakoze. Mana Data twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe watugiriye, tugushimiye ubuntu bwawe. Niyo mpamvu muri uyu mwanya Kristo twari mu gikorwa gikomeye cyane, kandi iki gikorwa cyo kwibuka Pastor Theogene, Mana wakoze imirimo ikomeye cyane muri iyi si. Mana wagiye umukoresha imirimo n'ibitangaza, abanyarwanda twese muri rusange ndetse n'abari hirya no hino. Mana twese turagushimira yuko Mana wagize neza, waturinze, ukaba waduhaye umunsi wo kugira ngo Mana twese twibuke iki gikorwa Mana cy'umugisha cyo kwibuka umushumba wacu. Mana warakoze, wagize neza yuko waturinze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu dusabiye umuntu wese umugisha Mana witanze akaboneka na hano. Hari n'abatabonye uko baboneka babigize mu bushake, nabo baha umugisha aho bari hose. Umuntu wese ahabwa umugisha nawe Yesu. Tugushimiye Mwami Imana ibyo wakoze byose, tukuragije Mana uyu muryango. Mana mama Pastor umugirire neza, yaba ndetse n'umuryango w'abana bose bagirire neza, ukomeze udufashe Mana iki gikorwa tumaze gukora cyo gushyiraho indabo twibuka Pastor Theogene. Mana izina ryawe nihabwe icyubahiro. Ngaho umugisha umuntu wese wabonekanye aha hantu, kandi imigisha n'amahoro bibane natwe twese, ari abari hano mu Rwanda, ari n'abari hanze yacyo hirya no hino. Mana badukunda nabo baha umugisha, twese tugire neza. Tugushimiye kukoze mu izina rya Yesu Kristo rakoze. Amen. Abantu bambaye imipira muze hano mufate ifoto. Abambaye imipira ngo mujye gufata ifoto hari. Hiro, bana se ko ari inyuma hejuru. Hiro. Bana nibigire hino.
bika izo terepiye mwana. nagufata ifoto cyangwa twigende twigende yanifata umwegere agiye n'abaje inyuma nta kibazo jyamo inyuma hariya hano atira agafata